nigeze gusengera umukristo yashakanye n'umugabo w'umukene, ariko umugabo akamukunda pe, ariko bari abakene. Hari mu gitondo mpamagarwa n'umugabo kuri telefone, arambwira ati wambabari ukaza mu rugo ko umugore ashaka kuva mu rugo akagenda. Kandi nari mbazi nk'abakristo beza, ndihuta cyane njyayo, ndavuga siba abantu bashwanye bati, ndiruka njyayo. Ngezeyo nsanga umugore yahambiriye ibikapu byose, umugabo yamufungiranye, yanze kumuha urufunguzo, ati wamfunguriye nk'igendera. Kandi ngafite umwana w'uruhinja, bafite utundi tubiri aho ngaho. Ndabicaza ndavuga mwapfuye iki, byagenze bite? Uwo mugore arambwira ngo kuva nagera muri uru rugo ngo sindarya ngo mpage. Arambwira ngo uyu mugabo ni umukene, ngo namwemeye uko ari, tubana mu buzima bw'ubukene. Ndamuganiriza, ndamubaza se mwahoze mukize none mwarakennye? Ngo ya, ngo twabaye nyizeza ibitangaza yuko igihe kimwe Imana izatugira neza, none dore imyaka ishize maze imyaka 11 mu rushako. Ndamuganiriza na mwana, ihumura, ihangana, Imana igikorera mu gihe cyane. Arambwira ati, umugabo akavuga ati rwose mumbwirire, ati ndabizi, ati naje bundi nabimbwiye, ati kambwira ko izangirira neza. Umudamu ndamuganiriza, arambwira ngo uyu mugabo ngo bwa mbere mbyara umwana wacu w'imfura, ngo kubera ubukene yari afite, ngo nta cyo kurya ntaki, yaragiye angurira igisheke kimuzi bakongora. Umugabo akajya ahekenya mu kanwa, agakongorera umugore, akagihekenya akacyoroshya, akagiha umugore, akanyunyuza amazi. Arambwira ngo marindi misi 2 nenda gupfa, Imana ituma umuntu atuzanira isombe, umuturanye azana ibisorori nka 3 birimo ibintu byinshi bitandukanye. Abantu mwongere mugire urukundo busura abantu. Hari abantu barya batungwa na manu, nuko hari abantu babafitiye impuhwe. Ariko uyu munsi Satani yateje abantu gutinya uburozi. Ntago naho umuntu imyenda atazandoga, ntago nagaburira umuntu sinajyana umusanye na kera barokore bamaraga gusenga barasangiraga. Uyu munsi mwese mufite ubwo batazandogera mu masengesho. Ayo masengesho nuko mwabaye abanyamubiri, nuko nta mwuka w'Imana abantu bacuzura ngo basobanukirwe uburyo umwuka ari mwiza, kandi kajya afasha abantu gukura bakava ku rwego rumwe bakajya ku rundi. Yakababwira ikintu gitangaje, narabaganije ndababwira nti sigaho, ni Imana ubwayo yakugaya. Komera ukuri umukozi w'Imana uri umunyamwuka, mufatanya mu gasenga. Nukuri yarambwira ati umwana wa kabiri noneho byo byari bitangaza, nta n'imyenda nari mfite yo kumwambika. Ati namwambitse y'umwana wa mbere kandi nayishaje. Anambwira ati ikintu dufite hano mu nzu kizima niki, nta ntebe pe, urebeshe nawe amaso y'umubiri nta cyari gihari, nta ntebe, nta kintu kizima. Ndabaganiriza ndababwira reka nkubwire, mureke dusenga Imana, mwihangane. Turasenga uyu munsi ni famiye Imana yagiriye neza. Ariko nyuma yo kwihangana, uwo mudamu Imana yamutumye ngo buryo iyo usohoka mu rugo ukagenda, wari kunyaga ibintu byinshi. Ariko se bibwiwe nande? N'umuhanuzi wuzuye umwuka wera. Muzi ubuhanuzi aho buturuka, nimwe mu mpano z'umwuka wera. Iyo umwuka w'Imana atagendereye itorero, ngaho abantu kuzura umwuka wera, aho abantu ubuhanuzi, aho abantu kwihangana, aho abantu guca mu gikombe mucishwa bugufi buzuye umwuka wera, Satani arabanyaga bagatinya abantu. Imana yagutuma ukavuga ati uriya muntu ukakomeye. Ariko iyo umaze gukura mu Mana, ntureba ubushobozi bw'abantu, ureba ubushobozi bw'Imana. Uzi impamvu abakristo muri iminsi barimo gusenya ingo? Umwuka w'Imana nabo bakigira. Iyo wuzuye umwuka wera, ntago wubakana n'umugabo ngo urebe ubushobozi bwe, ngo yarakennye, ngo yabaye mubi. No, uwo mugore kugeza igihe atangira kubona ko umugabo we yabaye umukene, umwuka w'Imana yaratangiye kugabanuka muri we. Iyo umwuka w'Imana kuvuyemo, utangira kureba ibyo utajya kubona ku mugabo wawe, inenge zihita ziboneka ako kanya, ibintu byari bihishwe bihita bigaragara ako kanya.